zose ahura nazo. Ubwo rero iyo tumaze kumenya impamvu leta ikaba yazanye igisubizo, ariko namwe mukabishyira mu bikorwa neza, ariko n'ibyo mugomba gukora namwe mu bushobozi bwanyu mukabikora, byagenda neza. Tujya tubona hari ibiturimo by'uyu munsi, ariko mumenye ko umwana rwose afande yavuze ngo tunywe gake, ariko ntabwo umwana agomba no kunywa gake, sibyo? Umwana we turavuga ngo inzoga si iz'abato, inzoga ntabwo abana bahabwa inzoga, ababyeyi baha abana inzoga rwose. Niyo mpamvu batana amashuri, niyo mpamvu ataniga, niyo mpamvu nta kintu ashobora gushobora, kuko ubwo azakubera ishema pe. Nutamwitaho uko bikwiye ntabwo ntazagutera ishema, azagutera isoni, kubera ko hari ibyo utakoze kandi wagombaga gukora, sibyo? Nkaba rero mbashimiye, ntangije ku mugaragaro iki cyumweru isuku n'isukura n'umutekano muri aka karere ka Burera. Murakoze, murakarama. Amashyi menshi. Njiro mu nguni uko ari eshatu ono zidufasha kwica neza abana isomo ryatagutse, kuko umuhagizi w'umwana utashe atageze mu nguni ntabwo aba yize neza uko tubyifuza. Bityo rero hano iyi ni hano ifasha nyine mu nguni y'udukino twigana, aho abana baba bigana ibyo babona ababyeyi babo nk'abana. Hano imigozi idufasha mu ibonezabuzima, aho abana baba bagorora imitsi. Hano dufite inyuguti zituma abana bacu bamenya ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda, tukagira n'imibare nyine n'ibibuka 6 abana hano baba babifite, ariko nayo idufasha gutoza abana bacu kumenya kubara. Icyo rero bakangura ubwonko bw'abana, bityo duce n'ibyabyigwa uko ari 6 zatunze uko ari 12. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa meya, kandi dushoje igikorwa cyacu mu buryo buhinnye cyane muri make, ariko tunababwira ko inkingi mwikorezi y'ibi byose tumaze kubagaragariza bikorwa n'isuku. Habamo igikorwa cyo gukangurira ababyeyi n'abaturage muri rusange kubigisha iby'isuku, cyane cyane harimo no gukaraba intoki, isuku yo ku mubiri, isuku yo mu ngo, ndetse n'isuku y'ibiribwa. Akaba ari muri ubwo buryo wenda nuza kutwemerera hari abari buze kutwereka uburyo bwo gukaraba intoki. Murakoze, reka dusoreze aha nyakubahwa meya. Barakoze abatugejejeho. Isuku n'isukura n'umutekano mu karere kacu ka Burera. Nyakubahwa Muyobozi Mukuru w'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana, ikibazo cy'imirire mibi, umwanda bihangayikisha akarere kacu ka Burera ndetse n'igihugu muri rusange. By'umwihariko akarere ka Burera ni kamwe mu turere 10 twa mbere dufite ikibazo cy'abana bagwingiye ku kigero kiri hejuru ugereranyije n'utundi turere two mu gihugu, nk'uko bigaragazwa mu bushakashatsi bw'imibereho myiza n'abaturage. Muri 2010 ubwo hakorwaga ubushakashatsi bushingiye ku mibereho myiza n'abaturage, igipimo cy'igwingira mu karere kacu cyari kuri 52%, imirire mibi ihutiyeho twari kuri 0.9%, naho kugira ibiro bike ugereranyije n'imyaka y'umwana twari ku 10%. Muri 2014-2015 igipimo cy'igwingira cyaramanutse kigera kuri 42.9%, imirire mibi ihutiyeho igera kuri 2%. Urumva ko twavuye kuri 0.9 kugera kuri 2. Kugira ibiro bike ugereranyije n'imyaka twavuye ku 10 kugera kuri 9.4. Ubushakashatsi bwakozwe muri 2019-2020 ari nabwo buheruka
igipimo cy'igwingira mu karere kacu ka Burera cyari kigeze kuri 41.6. ni ukuvuga ngo mu bana bari munsi y'imyaka 5 mu bana 100 bafashe 41.6 bari baragwingiye. Murumva ko ari ikibazo gikomeye cyane, kandi tuzi yuko adashobora kumva ababyeyi ari usanga bavamo inzererezi, hakavamo abana batwita bakiri bato, hakavamo abana bata ishuri. Biragaragara ko ari ikibazo gikomeye cyane. Abaturage beza b'umurenge wa Kinyababa tugomba guhagurukira icyarimwe tukita ku mwana wacu kuko ari igishoro gikomeye kugira ngo koko duce ikibazo cy'igwingira. Urwego rw'igihugu igwingira rigeze kuri 33 mu gihe twebwe turi kuri 44.6. Urumva ko ari ikibazo. Naho imirire bihutiyeho ni 1%, twe turi kuri 2. Ibiro bikigereranyije n'imyaka ni 8, naho twebwe turi ku 9.4. Murumva ko tugifite urukiramende rurerure dushobora gusimbuka, ariko nzi neza ko abanyaburera by'umwihariko abo mu murenge wa Kinyababa tubishatse byashoboka. Sibyo babyeyi? Murakoze cyane. Hashingiye ku mibare maze kugaragaza kuva muri 2009 kugeza ubu tumaze kugabanya igipimo cy'igwingira ku kigereranyo k'10%. Murumva ko ari gakeya. 2009 kugeza 2022 murumva ko ari imyaka myinshi cyane. Twagiye gahora, ariko birashoboka yuko tujyanyemo twese ikibazo twakivanaho burundu. Buri mwaka kandi nyakubahwa umuyobozi mukuru tugira icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, tugafata ibipimo kugira ngo tugomba kugabanya igipimo cy'imirire mibi n'igwingira. Imibare yagaragajwe mu cyumweru cy'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi byagiye bikorwa mu mwaka wa 2019-2020. Akarere kari kuri 37.2 mu igwingira. 2020-2021 twari tugeze kuri 33.6. 2022-2023 mu Gushyingo imibare yagaragaje ko tugeze kuri 30%, ariko araho nakubise ijisho mu mibare yasohotse turi kuri 33.7. araho nabibonye. Bigaragara yuko rero baturage dukoresha uko dushoboye. Babyeyi, kubyara umwana nge munda kubivuga akagwingira rwose ni igihombo gikomeye cyane. Umwana wagwingiye rwose nta kintu yazatugezaho. Babyeyi beza iyo tuzi amezi 9 umubyeyi atwita akabyara umwana, hari igihe amubyara agwingiye, ariko iyo bakurikiranye neza za gahunda z'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi mu minsi 1000, birashoboka cyane yuko iki kibazo cy'imirire mibi n'igwingira cyane cyane abana bavuka baragwingiye twakirarura burundu. Sibyo? Ariko n'abagabo barabyumva. Abagabo bacu barabyumva. Muri kubyumva? Murakoze cyane. Mu rwego rwo guteza imbere ingo mbonezamikurire ku bana bato, akarere ka Burera dufite ingo mbonezamikurire zose hamwe 1238. harimo ingo mbonezamikurire z'icyitegererezo 3 izikorera mu mashuri 121. Ingo ziri mu bigo byihariye ECD community ECD dufite 57. naho ingo mbonezamikurire cyangwa amarerero ari mu ngo dufite 1060. na ECD z'ahantu abantu bakorera dufite 4. Abana bose bitabira ECD babwa serivisi zagenewe ECD nk'uko mumaze kubibona nyakubahwa umuyobozi mukuru, harimo isuku, imirire, ubuzima, kurengera umwana, gukangura ubwonko bw'umwana. Abana bose bitabira rero ni 36,229. Muri gahunda y'imyaka 2 igamije kurwanya igwingira twihaye, akarere kamaze gushyiraho ingo mbonezamikurire cyangwa se centre nutritionnel 5 ku bigo nderabuzima. Izindi 12 nyakubahwa umuyobozi mukuru twihaye gahunda y'uko mu mpera z'ukwa 3 ziraba zigiyeho zizakurikirana imikorere y'umwana, kuko byose birashoboka tubigizemo ubushake kandi tugomba kwishakamo ibisubizo. Iyi gahunda iyongera ku bindi bikorwa bisanzwe mu rwego rwo kurwanya ikibazo cy'igwingira.
Hashingiye kandi ku mibare y'abantu bitabira amavuriro y'ibanze, ibigo nderabuzima ndetse n'ibitaro baje kwivuza, Nyakubahwa Umuyobozi Mukuru, imibare igaragaza ko mu ndwara ziza ku isonga ari indwara ziterwa n'umwanda. Ari zo za mbere kuko mu mwaka wa 2023 hakiriwe abantu bangana n'ibihumbi 439,405 kubera indwara zitandukanye. Muri bo abangana n'ibihumbi 62,181 basanganywe inzoka zo mu nda. Kandi inzoka ni indwara ziterwa n'umwanda. Ngira ngo abaturage dukunda kubivuga cyane ko iyo umwana yariye arwaye n'inzoka, inzoka zigira gutera, inzoka zigira gute, zirabyirira. Siko mukunda kuvuga. Ibyo byose rero biterwa n'umwanda. Kubera izo mpamvu zose rero akarere kafashe ingamba yo kujya gakora ubukangurambaga ku mirire iboneye, ku isuku n'isukura, mu rwego rwo kongerera ubumenyi abaturage b'akarere kacu, kugira ubumenyi mu gutegura indyo yuzuye no kwita ku isuku muri rusange, kugira ngo bifashe akarere kugera ku ntego y'igihugu ya gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 turimo gukabakaho mu minsi iri imbere mu kwa gatandatu kugira ngo nizaba birangiye. Kandi tubishatse muri amezi asigaye, nzi neza ko abanyaburera barumva kandi bakunda gukora. Numva yuko iki kibazo tukwakirandura kikava mu nzira, ubundi tukajya mu bindi, sibyo ra? Turasabwa rero kongera imbaraga cyane kuko igihugu cyacu cyari cyahaye intego yuko muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 tuzaba tugeze kuri 19. Akarere kacu kari kuri 41. Murumva kuri ukiramende arurerure cyane, bisaba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo duhangane n'iki kibazo. Iki cyumweru rero kikaba cyarateguye kugira ngo duhuze imbaraga tuganishe kwinka bibonye Nyakubahwa Umuyobozi Mukuru. Dufite abafatanyabikorwa barimo kudufasha, dufite abaturage. Ibikorwa tugomba gukorwa harimo n'ibitajyamo ingengo y'imari. Twumva yuko twafatanya n'abaturage mu byiciro binyuranye, mu bayobozi banyuranye, tukajya mu baturage tugahangana nabyo. Nyakubahwa Umuyobozi Mukuru, bayobozi muri hano baturage b'umurenge wa Kinyababa, ibikorwa by'ingenzi tuzibandaho ni tuzi neza ko twahangana n'iki kibazo cy'imirire mibi n'igwingira. Hari ubukangurambaga ku mirire myiza, ubukangurambaga ku isuku n'isukura, hari gukora ubukangurambaga bugamije kwirinda amakimbirane, ibiyobyabwenge n'ubusinzi, gukora ibikorwa binyuranye mu ngo bigamije gukumira imirire mibi mu bana bato, gukurikirana by'umwihariko abana bagaragayeho igwingira mu cyumweru cyari ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, mu cyumweru MCH week cyangwa se cyumweru cyari ubuzima bw'umwana n'umubyeyi giheruka, gukurikirana by'umwihariko no kondora abana bagaragaye mu mirire mibi ihutiyeho mu kwezi kwa Gashyantare 2024, gukangurira ababyeyi guhesha serivisi mbonezamikurire y'abana bato, kuzamura ubumenyi n'ubushake mu kuzuza buri kwezi ifishi y'imikurire y'umwana kuko twayibonye hariya. Kugira ngo tuzagere ku ntego, abaturage murasabwa gukomeza gukurikirana no kwitabira gahunda zashyizweho zigamije gukangurira kurwanya imirire mibi, kunoza isuku n'isukura, gutegurana isuku ibyo kurya. Murimo kubyumva? Gutegurana isuku ibyo kurya, kugira isuku mu ngo, kwita ku mirire y'abana harimo kubaha amata, guha abana amagi no kurya indyo yuzuye. Ariko by'umwihariko byaratangiye, mukomereza aho muhinga imboga kugira ngo izo mboga duhinga tuzigaburire n'abana nk'uko mwabibonye. Twatangiriye kubaka umurima w'igikoni no guterana imboga, ariko akenshi dukunda kubigira ariko ntituzigaburira abana bacu. Ugasanga dufite inkoko, dufite amagi, dufite amata, tubijyanye ku isoko. Nabonye abana kuntu barimo kurwanira amata hariya, mwabibonye. Ariko hari igihe tuba dufite amata ugasanga inka irimo gukamirwa abandi, mwabyumvishije. Ariko umwana wacu ntabone ayo mata, inkoko zigatera amagi tukajyana ku isoko, kandi ariyo gahunda y'umwana buri munsi, sibyo? Umurenge wa Kinyababa abaturage murasabwa kugira isuku mukayitoza n'abandi. Nagiye ngenda twagiye tureba hano mu gasantere hari isuku, ariko n'ahandi mu mihanda inyuranye mu y'imigenderano mugira isuku, ariko muyitoze n'abandi.
niba ubonye mugenzi wawe afite umwanda wigira isoni zo kumubwira, sibyo babyeyi, sibyo bagabo beza? Kwambara bote zinuka, ukambara ikote ryajeho hajye babyita ubuki bwabubututse rwose ngo nuru ubuhura. Ye ntabwo ari byo. Niba umuntu umubonanye umwanda tinyuka ubimubwira ati rwose ntabwo bikubereye, sibyo? Turashaka burera ikeye, burera itekanye, burera igendwa, sibyo? Isuku rero mugomba kuyigira, mukayitoza n'abandi, mugakaraba intoki igihe muvuye mu bwiherero, mbere yo gutegura amafunguro, mbere yo kurya, imbere yo konsa umwana, n'igihe mumaze gukorera umwana iki? Isuku. Mwabyumvishe ababyeyi? Ibyo rwose tubigira umuco, burera twumve yuko tugomba guhindura mu myumvire, isuku rwose ikaturanga. Murasabwa kandi kugira ubwiherero bumeze neza kandi busukuye. Murabizi ko mu bibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage turimo guhangana n'ikibazo cy'abantu badafite ubwiherero. Iyo umuntu adafite ubwiherero ubwo aba yituma hehe? Aba yituma ku gasozi. Kandi ku gasozi tuzi ko mu mwanda uba uduturutsemo haba harimo imyanda. Iyo witumye ku gasozi imvura ikagwa, wa mwanda urawumanura ukawujyana mu mazi, abantu bakawuvoma. Ndagira ngo rero basabe kugira ubwiherero, ndetse n'ubumeze nabi ubwubake bwuzuze ibisabwa. Ikindi ni uko musabwa gusukura mu nzu. Sibyo mutima w'urugo? Mbega mwe, ndi mutima w'urugo, ndi nyampinga, ndi umugore ubera u Rwanda, sizatesha agaciro uwakansuye. Kugira ngo nibutse wa mutima w'urugo yuko tugomba kugira isuku cyane ikaturanga, haba mu gikoni ndetse n'ahakikije, kugira agatanda ko kwanikaho iki? Ibyo nibyo ndabwira, kugira ngo urugo rujye rugira agatanda ko kwanikaho iki? Umugozi wo kwanikaho iki? Ikimoteri cyo kugira gute? Cyo gushyiramo imyanda. Mwarangiza mukacyubaka, mugateraho bya biceho bikabazambuka, sibyo ra? Ikindi musabwa ni uko mugomba kugira umurima w'iki? Ibyo muzabikora abaturage beza. Urugo rugomba kurangwa n'ibyo rero. Urugo rufite isuku rugomba kugira umugozi wo kwanikaho imyenda, rugomba kugira agatanda ko kwanikaho amasahane, rugomba kugira ikimoteri cyo kumenamo imyanda, rugomba kugira n'umurima w'iki? Nizere ko muzabikora kuko tuzakora ubugenzuzi turebe ko mwabikoze, ariko nta gukorera ijisho. Mwumve ko bifitiye iki? Murakoze. Ndetse n'ay'imvura, kugira isuku kandi bikajyana no kugira umugozi wo kwanikaho imyenda nk'uko nabibabwiye, ingarane itandukanye imyanda, no kwirinda kurarana n'iki? No kurarana n'iki? Abantu bararana na bandera? Abantu bararana n'abandi, sibyo? N'udafite uwo bararana akiraza, sibyo? Ariko nta mpamvu yo kurarana n'iki? N'amatungo, kuko amatungo buriya ashobora kwanduza indwara abantu, kandi birumvikana amatungo uko abaho ariko abantu bagira gute babaho. Aha ngaha nicyo nongera kuvugiraho, ikintu cyo gukurungira mu nzu. Ubushobozi amenamo amazi, kuko turacyafite ikibazo cy'abantu bafite amavunja. Muracyababona muri Kinyababa? Yego. Nabo mwikurikirane murebe ko nta bantu babari inyuma barwaye amavunja. Nabo inzego z'umutekano turafatanya turebe yuko muri Kinyababa nta bantu barwaye amavunja bagihari, kuko amavunja aterwa n'umwanda. Bivuga yuko yana kiri amavunja haba hakiri iki? Nyuko mbibabwiye, inzu zigomba kuba zikurungiye. Mwabyumvishije? Zigomba kuba zikurungiye, mugasiba ibinogo birekamo amazi mu ngo, kuko ibinogo nanone bishobora kuzanamo umubu utera iki? Malariya kandi iyo irumye umwana adafite ubwirinzi ararwara, ugasanga agize uburwayi butuma bumuganisha mu mirire. Murasabwa rero kureba bya binogo byose mukabisiba, kugira ngo atarekamo umubu ushobora kuturira abana. Murasabwa kandi kwambara inkweto. Mwabyumvishije? Hari igihe umuntu agenda yambaye inkweto yagera mu nzu akazivanamo, yajya kugera ku biro akazi akongera akazambara. Nizere ko hano bitagihari, sibyo?
nagira ngo mbibutse imihanda y'imigenderano igomba kuba iharuye. Twabirebye, nagiye ndeba amaso hirya no hino, hari ahantu hadaharuye, hari ahantu hakiri ibihuru. Nyakubahwa umuyobozi w'umurenge, ngira ngo mbibutse yuko rwose dufite ubushobozi abaturage mu buryo bwo kugura n'umutekano. Tunamushimira yuko yabishyizemo imbaraga tubona uyu munsi akarere ka Burera kari gushyira mu kurwanya ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira mu bana bizatanga umusaruro nibikomeza uko tubibona muri iyi minsi yose. Tukaba tubishimiye cyane cyane meya ni na mushyashya, ariko turabona tuzafatanya, ariko ntazabikora wenyine, abaturage n'ababyeyi mutabyumvise mutabigize ibyanyu, cyane cyane aho ngaho. Twavuze amajambo yavuzwe n'abayobozi bose, mwabyumvise ko ari ibintu bisobanutse. Ibyo babifuriza ni ibintu byiza, ariko mwumvise imibare y'uko Burera ihagaze mu bijyanye no kurwanya imirire mibi ndetse no kugira abana bagwingiye. Mwabyumvise ko atari byiza, mwabyumvise ko atari byiza. Ni ukuvuga ngo abana bo muri Burera 41% baragwingiye. Muzi gwingira icyo ari cyo? Ni ibintu bibi cyane. Ngira ngo afandi wa polisi niwe wabivuze neza ko umwana ugwingiye ntashaka kuba dogiteri, sibyo? Nizere ko buriya butumwa mwabwumvise cyane. Iyi mibare rero dukomeza kuvuga ndetse tukageraho n'ubwo byibuze kabiri mu mwaka dukora icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, twongera tugapima, tukabona ko umwaka ushize ibyo twakoze mu kwa gatanu ndetse umwaka ushize mu kwa 11 nta cyahindutse, ahubwo twasanze abana barakomeje kujya mu bugwingire. Ni ukuvuga ngo umwaka ushize nimba bitaragenze neza, uyu munsi tukabona hari ibyo murimo gukora kugira ngo bihinduke. Turizeye neza ko tuzongera kwizihiza kugira icyumweru cy'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi mu kwezi kwa gatanu, kwa gatandatu. Ubwo ngubwo tuzabona imibare mishyashya, twizere neza ko hari cyahindutse, sibyo? Turabyumva twese kimwe gutyo. Yewe shingiye ku bumenyi tubona ababyeyi mfite, abajyanama b'ubuzima babafasha cyane, inshuti z'umuryango, hari umukoro nifuza kubanza kubasaba ku buryo wenda twazajya gusoza iki cyumweru hari ibiganiro byahawe ababyeyi. Hari ibyo nyakubahwa meya yavuze, bazapima abana, ibiganiro bizatangwa, ni ibintu byinshi cyane. Ariko hari undi mukoro nagira ngo mbasabe nyakubahwa meya hamwe n'abafatanyabikorwa banyu ndetse n'ababyeyi babyumve hano. Mukwiye kwicara ari muri ya matsinda yenda yagikora kuri bose cyangwa se mu midugudu, mukanaganira ngo ni iki gituma abana bacu bajya mu mirire mibi, ni iki gituma abana bacu bagwingira, sibyo? Mukagira ibyo biganiro, mukareba mu buryo bwimbitse ni iyihe mico iri hano ituma abana bo mu karere ka Burera mu murenge wa Kinyababa, by'umwihariko uyu murenge mu mibare batubwiye duheruka mu kwezi kwa 11 twasanze hano ari abana benshi bafite imirire mibi. Ariko umuntu anarebesheje amaso uyu munsi, abana turi kureba hano uyu munsi, wabona ko ikibazo kigihari. Umukoro ni ukwicara abantu bakabiganiraho. Ni kanyanga afandi yavuze, ni amakimbirane yakomojeho, ni kuba tweza dufite umusaruro mwiza mwinshi, ariko tukabona ko abana batari gukura neza. Ni abana b'igihugu, n'ejo hazaza h'igihugu, n'ejo hazaza h'aka kagari, n'ejo hazaza h'uyu murenge, n'ejo hazaza h'akarere kose ka Burera. Nimumara kumenya impamvu, ubwo muzareba ngo twabikoraho iki noneho, kuko leta, igihugu gikora ibyo kigomba gukora. Leta yazanye abafatanyabikorwa bari kudufasha muri ibi byose twavuze. Leta niyo igura irusha kibondo. Irasha kibondo tuzi twese, murayizi? Isha kibondo murayizi? Yego, muzi isha kibondo? Ko musa nkaho mutayizi, umenya muhita muyigurisha tu.
leta itanga amafaranga menshi cyane kugira ngo shaki wondi ibeho. Leta itanga amafaranga menshi cyane kugira ngo ababyeyi bajye kwa muganga babone abantu babakira inshuro zose 8. Leta itanga amafaranga menshi kuri ibi bikoresho byose tuvuga, kariya gasambi na amafaranga bwa butare bya binini by'ubutare ababyeyi batwite bafata. Ariko nkuko mwabyumvise leta yaguze ibindi binini bihambaye birimo icyabaga mu butare n'izindi ntungamubiri n'imyunyungugu nyinshi cyane. Dr. Muganga wo ku bitaro bya Butaro yabisobanuye. Nabyo yavuze ko twenda tangira kubitanga mu kwezi kwa 4, ariko turifuza ko byibuze ababyeyi batwite bazatangira kubifata mu mpera z'uku kwezi. Biriya ni ibinini byiza bikomeye bizadufasha kurwanya urugwingira. Ni ukuvuga ngo leta nta kidakora, ikijyanye n'ubushobozi iragitanga, ariko namwe muzicare muvuge ngo ko leta yakoze iki n'iki n'iki, leta iduha ibi n'ibi, ni ukubera iki dukomeza kugira abana bari mu mirire mibi, ni ukubera iki tugira abana bagwingiye. Hanyuma mushake n'ibisubizo, mufate n'ingamba. Turifuza ko muri uyu murenge Gitifu abyumve, muzasoza iki cyumweru twatangije uyu munsi mufite n'ingamba zavuye cyane cyane mu babyeyi, kugira ngo tubyumve n'iki bagiye guhindura. Bagiye kwita ku bana babo mu buryo budasanzwe gute. Izo ngamba nimwicara uburozi, ubwira umwana ngo ntiwige, ngufate, ntiwumvire ababyeyi, ntiwumvire mwarimu, kubera yuko ubwonko yamaze kubwinika nabi. Murinda abana banyu rero kuba mwabaha ku nzoga no kubasomesha ni icyaha rwose, ubundi kinahanirwa, ntabwo ari byo. Ibyo rero ni ukubyirinda. Twakwirakwije ingo mbonezamikurire z'abana bato, mwongeye gukurikirana serivisi zo gukangura ubwonko zihari. Babyeyi tubashimira uruhare rwanyu mugira. Dufite ababyeyi benshi bakiriye ingo mbonezamikurire z'abana bato mu ngo zabo, turabashima cyane. Tukaba tubasaba gukomeza kubishyiramo ingufu nyinshi cyane, kuko aho tuvuga ko ruzingiye ni hariya. Kugira umwana akure neza, kugira umwana akangurirwe ubwonko, ruzingiye hariya mu ngo mbonezamikurire. Muzitabire, uruhare rwanyu murutange. Kwemera kwakira abana ni kimwe, ariko n'ababyeyi bagomba gutanga uruhare rwabo. Ariko naho dufite za ECD cyangwa se ingo mbonezamikurire z'abana bato zubatse neza, muzitabire kugira ngo abana babone serivisi neza, kuko umwana wanyuze mu rugo mbonezamikurire atandukanye n'umwana wavuye mu rugo agahita ajya mu mashuri abanza. Ubwo rero nimba leta yaratuzaniye iyo gahunda, twizere yuko muzakomeza kuyumva no kuyishyigikira. Ibikoni by'umudugudu byavuzwe, kugira ngo abantu bahore biyungura ubumenyi, ni ngombwa nabwo mu bwitabire. Gahunda yo gupimisha abana, twashimye gahunda mwafashe yuko kuwa 4 muzapima abana bose, ni byiza cyane, ariko bijye bihoraho, bigomba guhoraho kugira ngo mukurikirane ko bakura neza. Isuku ni ikintu gikomeye. Hari wabivuze ngo iyo umwana atarya amafunguro afite isuku, inzoka ziri mu nda zirabyirira. Niko ngo umuntu avuga, ababyeyi mubyumve rwose ko isuku ni ikintu gikomeye, mukwiye kubishyiramo imbaraga, abana bakabimenya bakabitozwa. Hanyuma rero hari icyo kandi ariko n'abanyuze hano bose bababwiye bijyanye n'isanganyamatsiko ya hehe n'igwingira. Twaje gusanga nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana, kugira ngo umwana akure neza ni uko abona amafunguro aturuka ku matungo, sibyo? Kumuha indyo yuzuye ariko ugashyiraho n'ifunguro rituruka ku matungo. Ifunguro twasanze ababyeyi bose bashobora kubona ridahenze ni igi. Niyo mpamvu dufite n'imishinga ndetse n'abafatanyabikorwa badufashe guha imiryango itishoboye kubona inkoko zitera amagi. Hanyuma amagi yaboneka ntabwo ajya ku isoko, amagi ahabwa abana. Hejuru y'isanganyamatsiko iyo tuvuga ngo hehe n'igwingira, turavuga ngo igi rimwe ku mwana ku munsi. Ndagira ngo nsaba ababyeyi bari hano twongere tubisubiremo tubyumve, n'abana abagerageza kubyumva babyumve ko bajye babibasaba. Igi rimwe ku mwana ku munsi. Dusubiremo,
igira imwe ku mwana ku munsi. ababyeyi nimba basinzire nimba badashaka kuyatanga twongere twese igira imwe rwose mugerageze babyeyi ntabwo ari ikintu twirinda kuvuga ngo inyama kuko tuzi ko zihenze sibyo abazibona rwose babikora ariko umwana byibuze abona ifunguro ry'ibikomoka ku matungo hanyuma n'amata tuzi ko n'inka zagira inka zidufasha rero babyeyi ndabona izuba ryabaye ryinshi n'ubutumwa bwabaye bwinshi ariko ubwangombwa ni hehe n'igwingira igira imwe ku mwana ku munsi akanyuma umwana wanjye ishema ryanjye twongere umwana wanjye